ibyo ngibyo by'umuntu abyihora abikora cyane cyane iyo uri koza ibyombo cyangwa uri muri douche uri koza ibyombo muri cyangwa uri muri douche ubwo ngaho uri kuririmba neza cyane urumva inshuro ntabwo wazibara ngo uvuge ngo aka kantu naragakoze mbona ni sawa. Imagine uri muri douche ngaho trying. Yes. Reka twimagine ko hano hari amazi ya. Yes. Twongeye kwasuhuza mwese abakomeje kudukurikira muri Jo Gospel and Health YouTube channel. Turabashimira ko mwamaze gukora subscribe kandi nawe turabikora ukora subscribe nurangiza ukande kuri bakazogera kugira ngo uzajye ukomeza kubona ibiganiro byacu. Turabasuhuje mwese mudukurikira muri hano mu Rwanda, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, uburengerazuba. Hano mu murwa mukuru wa Kigali turabizi ko mudukunda cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Turabizi ko mudukurikira cyane muri hirya igihugu cyacu, muri East Africa, Uganda, Burundi, Tanzania, muri Congo, muri Afrika yose ndetse no hirya amazi magari muri Amerika. Tubona comments zanyu uko mudukurikira. Imana ikomeze aho mugisha kandi amahoro y'Imana baye namwe. Nkuko mubizi turi muri Jo Gospel Talent Show. Icyo ni ikintu kimaze kumenyerwa cyane aho twabazaniye impano z'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga zikizamuka kugira ngo bamamaze ishimwe ry'abahamagaye impano, kugira ngo buri muntu wese agaragaze icyo ashoboye mu kwamamaza Imana, kwamamaza ubutumwa bwiza nk'uko Yesu Kristo abidusaba. Uyu munsi twakiriye umukobwa mwiza cyane. Ntabwo nzi niba cameraman amuberetse ariko muramubona ko ari mwiza, yambaye neza, mukangiye kutubwira uburyo kiyambaye. Njye umureba rwose ndabona wambaye neza. Mwiriwe. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Kristo Yesu akuze. Teka ryose. Ko tubona ufite isoni n'iki? Nibi neza neza. Nibi neza neza. Icyanga umukobwa n'ugira isoni mu Cyarwanda niko bavuga. Nabyo nibyo. Wambaye neza? Merci. Okay. Watangira wibwira abadukurikiranye? Okay, murakoze. Nitwa Iradukunda Dharia. Abandi umukobwa ushima Imana. Witwa Iradukunda Dharia, ko ari umukobwa ushima Imana. Mpereye kuri Dharia. Dharia bisobanuye iki? Okay, Dharia ni izina cyangwa ni ururabo. Ni kind of a flower nkuko tuzi ngo hari wenda ururabo rwitwa amaroza. Noneho Dharia ni ururabo. Banyitiriye ururabo. Abadukurikiye mwese munumva ko umunsi ntago twagize amahirwe gusa uko twabanye n'umukobwa uzi kuririmba, twagize n'amahirwe uko twabanye n'umukobwa witiranwa n'ururabo. No kuvuga ngo azatugezaho ibintu byiza cyane nkuko muyizi ukuntu indabo zihumura neza, zumva buryo ki indirimbo zinazo zizaba zihumura. Dharia, niba atari ibanga wavutse ryari kandi wavukiye hagana he? Okay, murakoze. Navukiye i Remera, aho bita ku cyapa cya Mitsingi. Ku cya Mitsingi? Niho navukiye muri 99. Muri 99. Ni gute biba bimeze gukwira ahantu hitwa ku cya Mitsingi? Bura ntago munywa cyane Mitsingi hariya. Okay. Niho navukiye ariko sinaho nakuriye. Nakuriye ahitwa mu Bibare. Mu Bibare. Abantu njya mu. Niho nakuriye. Urumva ku cyapa cya Mitsingi ibijyanye na Mitsingi byo urumva ko ntabizi. Turagira ngo utubwire mu bwana bwawe. Mu bwana bwawe wari umwana umeze gute? Okay, murakoze. Mu bwana bwanjye nari umwana usabana, ukunda kwakira abantu cyane kandi unaganira cyane nyine wumva wakintertaininga bari bose baze bansanga cyangwa bahari. Ese Dharia uvuka umuryango w'abana bangahe? Mu rugo turi abana 3, ndi wa kabiri. Uri wa kabiri? Wisanze ute kwishimira kuvuka hagati y'abantu babiri? Biba ari byiza cyane cyane nk'uwa kabiri, ubundi ngendo wa kabiri kandi ninjye mukobwa wa kabiri. Noneho inyuma yanjye hari mutoya w'umuhungu,
kandi baravuga ngo abahungu n'ubundi ntago bateta urumva n'ubundi nari imeze nk'aho ari njye bucura ukumuza wakomeje guteta nubwo hari inyuma kandi byari byiza cyane wagize amahirwe uvukira mu muryango mwiza. Dharia, reka noneho twinjire ku cyakuzanye hano muri Jo-GTS. Wakiriye ryari aya makuru yuko ari kuba Jo Gospel Talent Show? Urangije ubimenya gute? Murakoze. Nabonye amafishe menshi cyangwa amaposts cyane cyane kuri Instagram batubwira ko hari talent show izaba, noneho nshakisha amakuru. Hari n'umushuti wanjye wahise ambwira ati Dharia, I know you can sing, ese can you join this show? Then ahitamo kuko nari narashatse na link narayibuze kuko kuri post na link yari iriho, nkandikira umuntu inbox kuri Instagram ntansubize nyine Jo Gospel, noneho uwo mwana ahita ampereza link aciyima mpita niya registra, then nyuma processes nyinshi zirakomeza. Abantu benshi akunda gucika intege y'umuntu ya postinze ukamwandikira inbox ntagusubize, wibaza niba talent wabitekereje hiki? Yanatekereje ko cyane cyane yari ibintu biri big, bitwara n'umwanya kandi bigatwara n'igihe, cyane cyane abo babitegura bafite byinshi bahugiyemo. Rero ni mu buryo nabyumvishemo, ahubwo byatumye nyine nkomeza gushakisha uburyo ahubwo nabona iyo link, ahubwo atari ukuhita mvuga ngo abantu ni aba fake. Reka tugaye noneho ku mpano uje kugaragaza muri Jo Gospel Talent Show. Uje gukora iki? Ndi umuririmbyi, cyo kintu cya mbere ngo nicyo naje gukora. Ndirimba indirimbo zihimbaza Imana cyangwa n'izindi zafasha abantu mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko ngo ni ukuririmba. Ni ukuririmba. Usanzwe uri umuhanzi ku giti cyawe cyangwa uririmba muri korali? Ntabwo ndaba umuhanzi officially, ariko mba mbyiyumvamo ko bidatinze cyangwa bidaheze finally nzaba umuhanzi. Okay, finally uti nzaba umuhanzi. Watangiye kumenya ryari ko ufite impano yo kuririmba? Namenye ko mfite impano kuriya tuba turirimba muri zino korali z'abana. Ntabwo nari najyaga ndirimba ngo ntere indirimbo ngo ibiki, kuko habaga hari bakuru badukuriye batutoza ngo muratera akarenge gutya ngo biki, ariko gatere turebe gatera akarenge gutya. ubwo ngubwo nyine nyuma bakajya bambwira ngo nkunakura uri mu rugo ukigana umuntu waramije, bakakubwira ngo siko wamwiganye wabishoboye, nyine ukahita wumva ugize courage yo kumumva cyane, then ukanyura musubiramo cyane. Noneho bigenda bikura aho kugira ngo nigana abandi nsanga nje noneho mfite uburyo ndirimbamo bwanjye hawe niganye. Noneho ubwo ngeze nka primary hari aho twamuvinze gusengera, biba ngombwa ko ibintu byose bijyanye no kuramya no guhimbaza byose ari nje biba bireba. Icyo gihe rero byatumye numva ko bindimo, ndumva ko ari ibyanjye ntawe nsiganya, bituma ahubwo binzamurira na tara yanjye. Tubwire neza aho ngaho mwimukiye ugasanga niho kuramya no guhimbaza bireba cyane. Aho ngaho mwimukiye mwari mugiye mu yindi church, mwe mugiye gukora indi church, mwe mugiye gukora indi shami, kugira ngo nk'umwana mutoya utangire kumva ko izo nshingano zo kuramya no guhimbaza ari izawe? Twahinduye itorero, ni ukuvuga hari hagiye gushingwa irindi torero. Ubwo ngubwo biba ngombwa ahatangira urumva haba hakeneye abaririmbyi bashyashya batahasanzwe, nibwo byari bigitangira. Ubwo rero nta bandi bari bahari, ni muri urwo rwego. Itorero ryanyu ryari icyo gihe? Iryo twasengeragamo mbere ryitwa Worship Center, Kanombe Worship Center. Aho mwagiyeho yitwa Gospel Garden Church of Rwanda. Gospel Garden what? Okay, yitwa Gospel Garden Church of Rwanda, cyangwa se
ubusitani bw'ubutumwa bwiza mu Rwanda. Ubusitani bw'ubutumwa bwiza mu Rwanda, wawo ni izina ryiza cyane. Utumye ngira ikibazo cy'amatsiko, nk'ubusitani ni ukuvuga ngo bihuye na rya zina ryawe rya Dharia ry'ururabo. Ndi kumva ibintu by'indabo ukunda kubijyamo cyane, wasanga ni haza mu busitani. Icyo gihe ushinzwe kuramya no guhimbaza wari ufite imyaka ingahe? Ubwo nari mfite ingahe da, ningaga nka mu wa gatanu primaire. Mu wa gatanu primaire ingahe ubwo? Ntabwo nayibara ngo nyine. Navutse muri 1999, abadukurikira mu budufashe kubara ubwo byabo byose ni nko muri 2000 na kangahe cyangwa se byose cyangwa 2010. Hafi aho ngaho. Wabishoboye gute kandi ukiri umwana mutoya? Ndi kumva zari inshingano zikomeye. Aho ngaho hazamo n'ikintu cyo kuba hari akantu kakwihishemo, kandi hakabaho no kuba umwuka wera gufasha, hakazaho nanone no kuba usenga. Nsubiye inyuma gato tuvuga uti najyaga nsubiramo uturimbo tw'abandi nkiri umwana. Ese waba wibuka akaririmbo ka mbere wasubiyemo? Kwa kundi nyine atubwiye ngo wateraga amaguru aho karirimbo uracyakibuka? Hari umukobwa sinibuka izina rye, ntabwo ndyibuka. Ntacyo turirimbira ariko yari afite ikijwi kiri hard, nyine ijwi riri special mu buryo rikomeye. Iririmba ku Kinyarwanda? Ni Gabini? Oya, nuko yari ari kuri church yacu, nicyo nshatse kuvuga. Noneho indirimbo yakundaga gutera avuga ngo Morodekayi we ngaho ririmba. Noneho yafataga, ngiye kunaririmbaga nafataga ijwi nk'ururimi nkasa nk'urushira inyuma nkamwiga. Ririmba twumva. Ubwo se ntibyagiye. Gerageza. Ubu sinzi ko nabishobora kuko urumva nagiye n'inventing uburyo bwanjye. Try. Ntabwo nabishobora. Ntabwo nabishobora ko bwari ndi umwana, urumva sindanabigerageza bundi ngo nongere numve ko nabishobora. Nshaka kubikora nkahita numva sinabyo. Nta kibazo rero. Mu muryango wawe haba hari undi muntu wakwiyeho kuririmba? Papa wanjye nawe yararimbaga kera. Kuriya ubu uri umuntu muri korali y'abakatolike, ukajya uba dirigeant, uvuza amajwi nyine bya hatari. Ubwo se ni gute mwavuye mu bakatolike mukaza muri worship mukajya no muri godeni? Garden church. Ibyo bintu ndi kumva ari experience zitandukanye. Byagenze gute? Kera ubwo akiri umusore na mbere ho tukiri abana twari abakatolike. Urumva twabaye ku Cyamitsingi nk'uko nakubwiye, twimuka mu Bibare, tuva mu Bibare tujya i Kanombe. Noneho turi i Kanombe nkaho ari ubwo ari papa yakiriye agakiza, arakizwa. Kuko icyo gihe na mbere hose ubwo urumva yanywaga agacupa ka cyane ndetse. Mwe mute ku Cyamitsingi? Ubwo so ntabwo wasomye nk'umuntu wa kabiri. Oya. Ubwo ngubwo tugeze i Kanombe nibwo yakiriye agakiza. Urumva hari ukuntu bavuga ati njye n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka, kahita avuga biba ngombwa akajyana n'umuryango we wose. Natwe niko twahise tusa nkaho dukurira muri ibyo, natwe turaba abarokore. Watubwiye ko watangiye gukora izo nshingano zo kuramya no guhimbaza muri church yanyu uri mu wa gatanu primaire. Nuko watangiye kujya noneho mu muziki wawe ku giti cyawe ryari? Muziki wanjye uko ku giti cyanjye navuga ko ndi kuwutekereza during this time of lockdown. Turi muri lockdown, that's when navuze ati why can't I be a singer for the future? Sinavuga ko nyine nari mvuga ngo nzaba umuhanzi, ko abantu bakundaga no kumbwira bati se Dharia wazakoze ukuntu ukakora muzike ko ubishoboye. Ariko mwumva niba n'ikintu kitakurimo cyangwa wumva kiri nakure ari iby'abandi, wumva nyine atari ibyawe. Gusa nyine iki gihe cya lockdown ndumva ahubwo cyabaye nk'igihe cyo kwisuzuma no kwimenya no kwitahura muri make. Ubwo nibwo nimenye, then nkajya n'uburyo nkoresha nkavuga ati let me try my voice, nyine ndikoreshe ndi develope. Muri iki gihe cya lockdown nakaye watrying ugahita uvuga ati wow ubu noneho ndatangiye ukagatryinga muri voice yawe ukumva ibyo ngibyo by'umuntu abyihora bikora cyane cyane iyo uri koza ibyombo cyangwa uri muri douche. Uri koza ibyombo
cyangwa uri muri douche ubwo ngaho uri kuririmba neza cyane urumva inshuro ntabwo wazibara ngo uvuge ngo aka kantu naragakoze mbona ni sawa. Imagine uri muri douche ngaho trying. Yes. Reka twimagine ko hano hari amazi. Yes. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. He will be my God. Hold me closely to his side. With reverent strength for each new day. He will make a way. Wow, urabasha. Ufite ijwi koko. Ariko abantu mudukurikira mwumve ko muri douche hakora umuti, urumva ko yagiye muri douche ahita yivamanamo impano. Dharia, usibye kuririmba ni ibihe bindi bintu ukora? Nkora nk'akazi cyangwa ibintu nkunda gukora? Akazi cyangwa se niba wiga. Yes. Okay, ndi umunyeshuri niga muri kaminuza mu wa mbere. Wiga ibijyanye n'iki? Niga ibijyanye no gukora insimbura n'imfashangingo babyita orthopedic technology. Insimbura n'imfashangingo, abantu mufite ibyo bigo rwose uyu mukobwa narangiza umusabiye akazi. Usibye nuko yabafasha muri ibyo ngibyo yanaririmbira abarwayi neza cyane. Ikindi kintu ukora uri muri entertainment cyangwa se kwishimisha atari kuririmba n'iki? Ndabyina. Urabyina? Abitari by'abahanzi byo kwishimisha. Ntuzambone mbyina ariko ngiye nyine biranezeza. Byina bya bindi byo mu rusengero cyangwa bya bindi bisanzwe? Uko byanzamo byose. Fa kuba ndi ngiye nyine kandi ari just like entertaining myself. Yes. Yeah. Try. Tere kunyuma ya gasampa na. Agasampo nta muziki di. Okay. Reka dukomeze. Ninde ufatira icyitegererezo mu buzima bwawe bw'umuziki? Uwo muntu ndumva ntawe mfite. Gusa abantu benshi ngenda bagira icyo mbigiraho. Okay. Cyane nkunda indirimbo za James and Daniela. Nkunda uburyo bandika, nkunda uburyo baririmba. Nkunda Israel Mbonyi. Ni benshi. Nabatashako benshi. Genda numva muzike nkumva ni nziza, abantu bose nkagenda navuga ati this thing bikoze neza. Bikoze neza. None mbere yuko twegereza ku musozo. Ni ihe version muri Bibiliya ukunda cyane igigufasha? Murakoze, hari verse nari nkiri umwana twirwa tuyirepeta muri ajya babyita ngo Sunday school. Sunday school. tuyirepeta ntarayumva nyine tuyivuga nka poeme cyangwa iki ntarayumva ariko ejo bundi nayindi mu mahugurwa ahantu ndavuga ati harya nuko bavugaga harya nuko bisobanura ndari narasobanukirwa niba babyita mwuka wera aba yakuganirije birushijeho yavasi nayindi nta muntu utayizi ni Yohana 3:15 avuga ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwiza yose adapfa ahubwo ababwuje ngo buhoraho. Amen. Iyo verse yatumye numva ko mfite iherezo ryiza. Nararebaga nkabona mu isi habamo ibyaha byinshi nta n'icyo wakora ngo birangize nta nubwo kuri abavuga ngo ibyaha ngo ukomeze ngo wihangane ngo wifate ngo ureke ngo gucumura byo ntibishobora kukutabaho gusa iririya jambo rirasubizamo intege kandi rikakubwira ko hari umwe watanze ubuzima bwe kamena amaraso kugira ngo twebwe tugire gute tabarwe. Ati rwose iryo somo ryo muri Yohana 13 ndarikunda cyane. Reka dusoze kuri twa tubazo tujya tubaza dutoya cyane twa TikTok. Ari cyo twaye nabwo n'uwiginya wavuze ariko ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye. Dharia, ukunda kurya iki? Ifiriti. Iherekejwe n'iki?
iri kumwe na mayoneze n'inyama. Mayoneze n'inyama. Ukunda kunywa iki? Yogurt. Yogurt. Iyo wambaye neza wambaye gute? Mba nambaye ikanzu. Ikanzu ha? Ikanzu iyo ari yo yose numva imfitinze tu. Igufitinze ikuriho cyangwa ikurekuye? Itamfashe cyane. Itagufashe cyane. Ufite umukunzi? Oya. Nkawe nk'umuhanzi se cyangwa se nk'umuhanzi ukizamuka wumva umukunzi wawe ikintu atagomba kubura ari nk'iki? Agomba kuba akijijwe. Akijijwe. Nta byo kuvuga ngo aririmba cyangwa ataririmba. Oya. Iyo uri mu cyumba cyawe ugiye kuryama niki kintu cya mbere ukora? Ngiye kuryama. Okay. Ndasenga. Chiko kivuye kurera. Okay. Dharia, kuri weho umunyarwandakazi arangwa n'iki? Ikinyabupfura. Ikinyabupfura. Umukristokazi mwiza arangwa n'iki? No gusenga. Uramutse uhuye na Perezida wa Repubulika wamusaba iki? Kimwe cy'ingenzi ukavuga uti mpuye na His Excellency Perezida wacu wamusaba iki? Ntacyo namusaba, namushimira gusa. Wamushimira gusa. Urakoze cyane kwa wemeye kutuganiriza. Mbere yuko dusoza noneho wagira icyo ubwira abafana bawe bazagukurikira ukababwira indirimbo waje kuririmba. Yes. Murakoze, ndabashimira cyane kuba mwaradutekerejeho gutegura ino show nziza cyane. Nkuko mwabyumvishe nitwa Dharia ururabo, nkaba naje gukora indirimbo, nkaba nasubiyemo indirimbo ya James Antonera nkuko nababwiye ko mbakunda cyane. Nasubiyemo narakijijwe, ndongera nkora n'indi ndirimbo yitwa Yesu arashoboye ya Jessica, indirimbo nziza cyane nayo muze kuyumva. Icyo nababwira gikomeye cyane, nabashishikariza gukora subscribe kuri iyi channel ya Jo Gospel and Health. Mugakora subscribe, then mugakora no kukazogera kugira ngo andi ma episodes yose muzagende muyabona. Ikindi muduhe likes, comments, mudushigikire kuko natwe ibyo tugukora turi kubibereka nk'impano dufite, turabifuza natwe ko mwadufasha. Urumva ari ibyo ngibyo murakoze. Nimero yanjye ni nimero 16. Numva ari ibyo. Turabashimiye mwese mwari mudukurikiye nkuko mwabibonye twari turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane Dharia ururabo rwose agira ibintu byiza cyane rwose, indirimbo ze nziza cyane zihumura nk'ururabo. Niba ushaka kumushyigikira rero no kureba nimero ya 16 nta kindi ukora no kugenda aho ngaho mu ndirimbo yaririmbye rwose nziza cyane, ugakora subscribe, ugakora kuri ka kazogera, warangiza ukajya kuri like, comment ndetse na share kugira ngo ukomeze kumushyigikira. Turabashimiye cyane. Mwari kumwe na Shaddai nkuko mumaze kumenyera. Nakagaruka. Ciao ciao.